subconscious mind ifite capacity ya storage ijya kungana ingana na 2.5 petabyte cyangwa se kugera hagati ya 2.5 petabyte na 100 terabyte. Bishaze kuvuga ngo subconscious mind ni ibibitse za information zawe zose za kera wari watangira gutekereza nk'ikintu umuntu akubwiye yakubaza ukakibagirwa agashakanya ukahita ubumva urakibutse. Biba byagenze bite ku ngeso mbi nshya buba bumeze nk'iki, buba bumeze nk'isima itaruma. Noneho uko ugenda iyo ngeso uyikuza bugeraho noneho ikuma, yasima yakuma washaka kubisiba bikakugora cyane. Kubisiba kugira ngo bikuvemo bikakugora cyane. Ubu rero kugira imyitwarire myiza ni uguhora ubushobora gusaba ibitabo nka 80 byose ukajya ubyibuka bimwe na bimwe ukajya wibaza se biri wa muntu utarasomye igitabo na kimwe akavuga uriya muntu afite umutwe umeze gute, kandi nawe afite umutwe bimeze kimwe, ahubwo ikibazo uburyo ukoresha nibwo butandukanye. Ngiye kubaha rero hint twenda no kugana ku musozo kugira ngo mwumve ko gutekereza ko umuntu niko kugena. Muraho neza, murakaza neza nanone kuri Mix Venture. Nkuko twabibabwiye rero tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bibahindura ubuzima bikabafasha kugira ngo rwose ubuzima bwanyu bube bwiza kurushaho. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza kijyanye n'imitekerereze. Ushobora kuvuga imitekerereze umuntu wari wese agahita yumva ngo ibyo ni ibintu bisanzwe kuko ibyinshi tuba tusanzwe tubimenyereye, ariko umuntu uri bukurikira iki kiganiro hari ibintu byinshi ari bwigiremo. Ikintu cya mbere ari bwige, arabanza amenye icyo twita conscious mind na subconscious mind, aho bitandukanira n'uburyo bikora n'icyo bimaze mu buzima bwiwe kugira ngo abashe kuzajya abasha kubikoresha neza kugira ngo agire ibyo ageraho byinshi. Ikindi turaza kugenda twifashisha ingero zo mu buzima busanzwe zagiye ziba ku bandi bantu, kubera yuko n'ubundi nta byinshi byahindutse mu isi usibye impinduka zagiye zizanwa n'abantu. Ari amanywa aracyari amanywa, ari ijoro riracyari ijoro, ibyo bigenda bikurikirana umunsi ku wundi, ya masaha aracyari 24. Nimba rero hari abantu bakoresheje ubumenyi bwabo ku bijyanye n'imitekerereze bakagira byinshi bageraho byiza kimwe n'ibibi, turaza kugenda tubiganiraho kugira ngo bibafashe mu buzima bwanyu. Rero igitekerezo cyaturutse rero cyaturutse ku gusoma ibitabo bitandukanye, harimo nk'igitabo cyitwa As Man Thinketh cya James Allen, nk'icyo bita Think and Grow Rich cyanditswe na Napoleon Hill, ndetse na za Atomic Habit za James Clear n'ibindi byinshi bitandukanye. Usanga biza kugenda bibivuga mu buryo butandukanye, noneho ukaza gusanga biraza guhurira ku kintu kijyanye n'imitekerereze. Ariyo mpamvu imitekerereze yacu James Allen niwe wanditse igitabo gitoya kivuga ku mitekerereze, atangamo n'ingero, na Bibiliya iranabivuga mu migani, aho bavuga ngo uko umuntu atekereza ni ko ari. Ibi rero tugiye kubireba tubasha kugira ngo mubyumve neza. Tugiye kubabwira ibice bibiri by'ubwonko mu mitekerereze abahanga bavugaho cyane kandi bigira ingaruka ku buzima bwacu. Icya mbere ni icyo twita conscious mind. Conscious mind ubundi ubwayo ni ubwonko bumenya, ni nk'icyo twakita ubwonko ubugena ibyo ukora muri ako kanya. Nk'ubu ikiri gukontorora ibyo ndi kuvuga aka kanya ni conscious mind, kugira ngo menye uburyo mbi coordinating. Ariko ibitekerezo nyirizina turaza kureba biba bibitswe muri subconscious mind, kuko ntago usoma igitabo kimwe ngo usibe ibyo wasomye mu gitabo kimwe noneho usome ikindi kugira ngo ubashe kubasha kubyumva. Conscious mind rero ni ubwonko bumenya, bushobora kugaragariza amarangamutima ufite, bushobora kukwereka ibyo wumva aka kanya, ndetse bushobora no kukwereka ubuzima bwawe uko bumeze aka kanya. Noneho ikindi, conscious mind gufasha gufata ibyemezo by'ako kanya. Ndajya aha, ndakora iki, ndareka iki, aka kanya ndaba ndaha. Iyo ni conscious mind ibigufashamo gufata icyemezo cy'icyo ugiye gukora ku bintu runaka. Ikindi ni ubushobozi bwo gutekereza, cyo bita logic and reasoning. Kuba wagira ibitekerezo ugatekereza ako kanya ku kintu uri gutekerezaho, kuko ntushobora gutekereza ibintu byinshi cyarimwe nkuko turi buze kubibona.
iyo ni conscious mind ni ibigufashamo. Ikindi ni ubushobozi, ifite ubushobozi buke cyane bwo gutekereza, ishobora gutekereza ibitekerezo cyangwa se information, chunks of information hagati ya 7 duteranyijeho cyangwa dukuyemo 2, hagati ya 7 cyangwa hagati ya 5 na 7 y'ibitekerezo. Niyo mpamvu akenshi udashobora gukorera ibintu icyarimwe, ntushobora no gutekereza icyarimwe. Ndaza kubereka analogy ijyanye na ntuza na computer, kubize computer science kugira baze kubyumva neza. Ubwo impamvu ndashaka ko manza kumva conscious mind na subconscious mind, nituza gutanga ingero muze kumva aho bituruka. Ikindi kuri conscious mind rero muri makeya ni ibyo ngibyo. Noneho tugiye kureba subconscious mind ni iki. Conscious mind mbibutse neza harimo kumenya, n'ubwonko bumenya, awareness, kugira ngo umenye amarangamutima yawe ameza ataka kanya, uko wiyumva, ibitekerezo nyine byawe kumeza ako kanya, gufata ibyemezo no gufata icyemezo cy'icyo ugiye gukora ugiye muri circumstance. Ibyo gihe ni conscious mind bikora. Ubushobozi bwo gutekereza, logic and reasoning, gutekereza no kugereranya ibintu no gufata ibyemezo. Ikindi ni ubushobozi bukeya bwo kuba itekereza ibintu bikeya. Subconscious mind rero ni ubwonko butamenya cyangwa bukora mu bwihisho. Ubu nibwo rero powerful tugiye kureba neza. Icyambere, ubu nibwo bukontorora ibikorwa byinshi tutageraho, mbega bukorera inyuma yo kumenya kwacu. None se wamenya inshuro wahumetse ku munsi? Ntabwo ubimenya ariko urahumeka. Ariko se ushobora kumenya se inshuro nimba amareflex yagiye aba uhunga ikintu cyangwa ugira gute, nimba ukoze ku kintu gashya, ibyo byose ni automatic response, ni ibintu subconscious mind ikuzanira ako kanya. Ikindi kintu ifite gikomeye, igira powerful influence. Ni ukuvuga ngo imyitwarire yacu ntabwo ufite imyitwarire imwe, bitewe ariko na circumstance ugezemo imyitwarire yawe ushobora kuyihindura. Umuntu arakurakaje, hari uburyo byitwaramo. Umuntu aragushimishije, hari uburyo byitwaramo. Ntago buri kanya uko ubumeza ari kimwe. Ibyo rero ni ntuza nabyo ni automatic responses zigaragara bitewe n'ikibaye, ni subconscious mind nayo ibikoramo. Ikagira rero vast capacity in terms of storage, in terms of mu buryo bwinshi butandukanye. Ikindi niyo habit formation. Ukora akantu no munsi, ubundi bavuga yuko rimwe na rimwe ushobora gutangira ukora ikintu rimwe ukagikora kabiri, kugihagarika biba byoroshye. Ariko bitangiye kugenda ugikora ukirepeta akenshi, byanze bikunze subconscious mind nayo ikigira automatic. Wagera nko kuri ya saha kumva karakara kwibukije jya gukora cya kintu. Wabyumvise, iyo ni subconscious mind. Niyo habit formation. Ikindi ni nk'ikigo cy'amarangamutima, niyo bita emotional center. Ni ukuvuga umuntu akurakaje ubigenza ute? Hari umuntu ushobora no gukandagira cyangwa kumutsitaraho utabishaka, wanamusaba n'imbabazi ukabona umujinya uramwisha akaba yanahita guhirika ako kanya. Ibyo ni ibintu aba yaragiye arera nyine mwibanga nk'uko James Allen abivuga. Subconscious mind na conscious mind mwumvise aho bitandukanira. Noneho tugiye nko mu bijyanye na storage capacity. Subconscious mind ifite capacity ya storage ijya kungana ingana na 2.5 petabyte, cyangwa se kugera hagati ya 2.5 petabyte na 100 terabyte. Bishaze kuvuga ngo subconscious mind ni ibibitse za information zawe zose za kera. Wari watangira gutekereza nk'ikintu umuntu akubwiye, yakubaza ukakibagirwa agashakanya ukahita ubumva urakibutse. Biba byagenze bite? Subconscious mind ibirimo ihereza conscious mind kugira ngo tange response ku kintu wari ubajijwe. Mwabyumvise? Urundi rugero rwa subconscious mind kugira ngo mubyumve neza, mbone kwinjira mu ngero mbereke ko ibitekerezo byacu ari byo bigena uko tuzaba nuko tumeze, naho uri waba uhishimiye waba utahishimiye, ni ugutekereza kwawe kwahakugejeje. Ibyo byo ntawe uburana nabyo. Uko gutekereza rero subconscious mind niyo yonyine ifite ubushobozi. Nimba ugiye kwiga igare ukamenya gutwara igare, ukiga gutwara moto ukabimenya, ibyo byose ubundi biba biri hehe? Iyo utari gutwara igare nta biba bihari, ariko iyo ugeze ku igare bwa bumenyi buhita buza. Niki kibuzana? Conscious mind irakubwira ati ngiye gutwara igare, ukicara ku igare, nimba uzi kuritwara. Subconscious mind ihita izana bya bintu igihe bibikiye kera, ubundi ugahita utwara igare nk'uko bisanzwe. Ariko umuntu utazi igare utarigeze unarimenya ashobora kwicara ku igare akavuga ngo ndashaka gutwara igare, ariko ntibishoboka. Bishatse kuvuga ngo rero ibyo wagiye ushyira muri subconscious mind, byaba byiza byaba bibi, igihe bikenewe ihita bikuzanira. Ngiye kuguha urugero.
tugere rero kujya mu ngero kugira murebe conscious mind. Noneho rero kugira ngo mubyumve neza nanone ndashaka kubafasha gutandukanya ikintu negative thinking and positive thinking. Dutange n'ingero zabayeho no mu buzima bwacu. Ngiye kubaha urugero. Umuntu reka duhere mu bantu twemera bagiye banandika n'ibyo bitabo byanze bikunze nabyo byagize influence mu buzima bwacu nka Think and Grow Rich, cyanditswe n'umugabo bita Napoleon Hill. Yatanzemo urugero rw'umugabo bita Henry Ford, cyangwa reka duhere kuri Thomas Edison tuze kuza no kubacanga. Abo ni abakoze byiza bagize positive thinking. Urugero, Thomas Edison yaratekereje aravuga ati washyiraho itara ko ari ryo rishobora kudufasha mu buzima bwacu kugira ngo nibura abantu bazajya bakora igihe kirekire. Urabona, tekereza ubu impamvu twega tutagira gutekereza kwimbitse cyane nka ko abantu bakera nuko nta bibazo duhura nabyo, ibyinshi babikemuye. Ariko tekereza igihe nta tara ryabagaho abantu bahita bajya kuryama saa moya kubera ijoro rigeze. Ubwo rero Thomas Edison yari afite inzozi zo gukora itara. Yaferinze inshuro zirenga 10,000. Ku biganiro byabanje nakundaga kuvuga ngo ni inshuro zirenze 1,000, ku nshuro y'1,001 akaba ari harikora, ariko ni inshuro zirenze 10,000 niko nasubiyemo mu gitabo ndabibona neza. Noneho tekereza gusetting ama experiment ufailing ariko ukaguma kuri cya kintu. Ni ukuvuga ngo subconscious mind ye yabonaga yuko akeneye icyo kintu, akemera no kwishyura igiciro bisaba kugira ngo agikora komeza agikore kugeza igihe akiboneye. Urwo ni urugero rumwe. Ubwo rero Thomas Edison izo nshuro zose yafailinze, ariko byatumye tubona itara dufite aka kanya. Ubwo ni ikintu cyari cyiza. Dufate n'urundi rugero rero ruri negative. Nk'umuntu bita Hitler wavuga ati rwose ndashaka gutegeka isi, kubabyemera batabyemera, agapanga uburyo agenda yica abantu, intambara. Nawe yarabigerageje nubwo atabashije kubigeraho kubera yuko ikintu kigenga isi ni amategeko, kandi ayo mategeko ni ihame. Urugero, icyo wabibye nicyo sarura. Nimba ashaka gusenya n'ubundi ni ugusenya, nimba ashaka kubaka n'ubundi ni ukubaka. Ubwo resultat zizaba nziza. N'ubundi isi ishobora guhaka mu kanya gato, ishobora guha abantu bakora nabi bafite negative thinking umwanya, ariko ni ibintu bitaramba. Ngiye kubaha urugero rufatika ruri mu mateka yacu. Subconscious mind y'umuntu niyo igena beliefs, ibyo yemera. Ubu ni urugero rufatika, ntabwo ushobora kubwira mu mizirima niyo wakitsamura ukamubwira ati se tujye kurya akabenzi cyangwa inguru automatic ashobora no kukubwira ati wowe nta nubwo tuzongera kugendana, nimba koko ari we, kuko ntibabyemera completely. Ariko ibyo se biri muri subconscious mind yiwe. Ni ukuvuga subconscious mind yawe ni inagena imyemerere yawe. Buri uzatinya ibintu hora wumva buri gihe ureba buri gihe bijya mu mutwe, subconscious mind ikabiprocessinga waba ubizi waba utabizi. Ngiye kubaha urugero, maze iminsi nganira n'abadokiteri bakunda kuvura indwara zo mu mutwe. Bavuga yuko mu bantu batabyara 5% bishobora kuba bitewe na physiology yabo, nako muri 5% batabyaara batabona urubyaro bishobora kuba bitewe na physiology yabo. Ariko muri abo 5% umwe kuri mu bantu 5 batabyara bishobora kuba bitewe na physiology yabo cyane ibindi bintu. Ariko umwe muri abo 5 bishobora kuba bitewe n'ibitekerezo yagiye agira, agafunga kubyara kwiyo nta kibazo yari afite yashoboraga kuba yabyara. Bivuze ngo ni babandi bajya no mu rusengero bagasanga ikintu bari barafungiye muri subconscious mind yabo kigabuza, kuko amaranga mutima ngo utasohoye ayari yo yose yo muri subconscious mind ukayabika igihe kirekire, cyangwa se ahinduka uburozi muri wowe. Ni hahandaza akaba yagutera ikibazo wowe utaruzi. Ngiye kwaho urugero ruri negative noneho rwabayeho mu mateka yacu. Muribuka mu 1994 habaho jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo jenoside yateguye igihe kirekire, kugera igihe bijya muri subconscious mind y'umuntu kwica undi bikaba bitakiri ikibazo. Igihe bavuze tugenda kwica agahita yirukanka akagenda kandi agahita bikora, kuko yabyubatse igihe kirekire muri subconscious mind yiwe, arumva ari ibindi najya gufata icyo cyemezo. Ariko biragoye kuba wafata umuntu mwiza w'inyangamugayo ngo umuhatire gukora ikintu kubera subconscious mind yiwe ntago ibizana. Ni nka wa wundi wagiye kwicara ku igare atarize kuritwara, ntago ashobora kuritwara. Kimwe na wa wundi ubwiye ngo akora ikintu kibi atarigeza byitegura, atarigeza bitoza ubwonko bwe, ntibishoboka. Ntabwo isi ishobora guhatira umuntu w'inyangamugayo. Ni nabo mpamvu bajya bavuga ngo uyu muntu yapfuye nka Barugamba Sipiriyani, kuvuga ngo ngewe ndemera gupfana n'abantu twari kumwe, abana b'inyange.
nukuvuga ntibigeze barera mu ibanga bya bitekerezo bibi bishobora kubatandukanya n'abandi ngo bashobora kuba bavuga ngo jewe noneho nibavuga kwica cyangwa no kwitandukanya simbyemera kuko twese turi abantu. Urwo ni urugero rugaragaza uko abantu ibitekerezo byabo bigena imikorere yabo. Tugiye kujya mu buzima busanzwe sasa turebe mu minsi ishize no mu minsi tuhora tubona hagenda hazaho tekinoloji. Uko tekinoloji za ntago wadutegura ngo twitegura uburyo tuzayitwaramo tumenye ibyiza byayo n'ibibi byayo, ariko ibibi byihuta kuruta ibyiza. Icyo ni ikintu gisanzwe kizo. Ni nayo mpamvu niyo wagenda ukiyicarira hariya ibibi byo byakwizanira kuko uzakenera kurya ntuzabona icyo urya kuko utakoze. Wabyumvise ibibi byo birizana nta ujya kubihiga ahandi ahubwo byo birizana. Rero wa muntu ufite subconscious mind uravuga reka ndebeho gatoya n'ubundi ndahita mbivamo. Urebye umuntu yambaye ubusa barakubwiye ati noneho wa mukobwa mwiza cyane noneho nawe yambaye ubusa nimba uri umusore. Nimba wararebye undi aravuga ati se noneho umwiza we biba bimeze bite, nawe ukajya kureba. Noneho indi video izasohoka y'umuntu wambaye ubusa kandi twaje gusanga bishobora kuba ari n'uburwayi by the way kuba bikora bishobora kuba ari uburwayi ahubwo ikibazo ntitubimenye. Noneho iyo umaze kugenda umenyereza ubwonko bwawe kubwereka ibyo bintu nibyo bihita bistimira subconscious mind yawe ihita istimira ikabwira nkeneye kureba twa tuntu nanjye nkeneye kubishyira mu bikorwa ugatangira nawe gukora ama experimentation kubera yuko ubwonko bwawe subconscious mind yawe bwa bwonko butamenya ibintu wabushyizemo. Mwumvise terabyte bufite ariko ni hagati ya petabyte 2.5 na terabyte ibihumbi na terabyte 100. Ako terabyte murayi ama terabyte murebe machine ifite terabyte ubundi urumva ibintu shiramo yo ifite umwanya wawe wo kubibika wowe utanazi ikabibika ukajya kubona ukabonera bikwibukije ariko ihore kwibutsa bya bintu. Ariko mbabazi tubasate n'urundi urugero rubaho mu buzima busanzwe. Umuntu ashobora guhura na shock n'ikintu kimukomeretsa akajyaza yagera imbere y'umuntu akavuga ati kiraje reka gifate reka nkirukane akabivuga gutyo mukamuseka kuko umwe we ntacyo mubona ariko we ari kukibona kuri subconscious mind ye iri kukimwereka. Iyo agiye kwa muganga ntawe umuseka kuko kwa muganga bo batoje ubwonko bwawe ko kumva ko ibyo bintu bishoboka. Subconscious mind ishobora kubikuzana cyangwa umuntu ashobora kugira imyitwarire akabona ibintu twe tutabona bo ntibaseka ahubwo baramwumva bakagerageza kumenya icyateye iyo mpamvu yo kuza bakagerageza kuyikemura akaba yabasha gukira. Ariko twebwe muri societe yo bitweretse kuko nta bumenyi tubifiteho. Ni nka kwa kundi umuntu ashobora kujya kwicara mu modoka wamukubita ukamwica atarigeze yiga kuyitwara ngo nayitware, ariko umuntu usanzwe kuyitwara yumva ari ibintu bisanzwe nta kintu kimwe aba yumva. Biba bibitse hehe ko bahagaze bose utamenya ngo yazi kwitwara uriya ntazi kwitwara biba biri he nta subconscious mind ba yaragiye ibika ibintu byinshi. Ariko hari umuntu ugira ubunebwe kubera conscious mind ye imushutse kuko ifite akanya gato idatekereza ibintu byinshi cyarimwe akavuga ngo ngiye nta capacity mfite ahubwo ibintu sinabasha gushyiramo ibintu byinshi bingana gutyo. Kandi ushobora gusoma igitabo cya mbere nk'ubu ushobora gusoma ibitabo nka 80 byose ukajya ubyibuka bimwe na bimwe ukajya wibaza se biri he. Wa muntu utarasomye igitabo na kimwe akavuga uriya muntu afite umutwe umeze gute kandi nawe afite umutwe bimeze kimwe ahubwo ikibazo uburyo ukoresha nibwo butandukanye. Ngiye kubaha rero hint twenda no kugana ku musozo kugira ngo mwumve ko gutekereza ko umuntu niko kugena. Ntuzi umuntu bita James Allen niwe wabishyize impamvu nkigarukaho n'agatabo gato gafite page 28 uwo ari we wese yasoma mu minsi 30 waba umaze kugasoma usoma page imwe yonyine uzagakena zakadusabe tuzakamuha. Twagerageje no kugashyira mu Kinyarwanda kaba mu Kinyarwanda kaba mu Cyongereza urwitwa kaba kumva amajwi ntago kari kuri YouTube channel yawe. Rero urwitwazo mugira ngo nta bintu byiza bihari mukirwa mureba ibintu bibi subconscious mind yanyu nizitangira kubizana ikajya bibagarurira mugatangira kubibamo bikaba ubuzima bwanyu ubu se jewe nta n'umuntu nakemera ko ngere ku rumogi sindushaka. Kwa muganga nibo bakoresha imogi bakaba bazikoramo imiti nk'ibinya n'ibindi bo barabizi icyo babikoresha, ariko wowe kuri unyereka ngo ndurebe birafasha iki ubu mpfuye ntarumenye nabiki. Ariko wowe urenga kurureba bakanagusomya ugasomaho ubu uzasomaho rimwe usomeho kabiri usomeho gatatu nibirangiza
ubundi iyo utangiye gukora ikintu utemera mu mutwe process ukuntu yo kugira habit wumva ukuntu igenda. Icyambere iyo ukoze ikintu utemera mu mutwe wawe bimera nka error, nko kuri computer yihaye ikintu idashobora guprocessinga ikugaragariza error. Nyuma iyo error ejo bundi bikaba mistake ugatangira kuvuga nakoze ya mistake nanone, nakoze ya mistake nanone, nakoze ya mistake nanone. Mistake ikaza guhindukamo noneho habit, akamenyero. Nyuma ya habit bigahita biba character. Ngiye guhita mbahereza rero kuntu character zanyu muzubaka. Ikintu cya mbere barakubwiye ati gusambana ni bibi, cyangwa se kunywa urumogi ni bibi, kunywa inzoga nyinshi ni bibi. Ibyo turabizi twese, ni ibintu tuzi. Ariko bitubata gute se kugira ngo tugere kuri addiction? Bitubata kumenyera kubikora kenshi. Ukabikora rimwe, kongera ukabikora kabiri, ukabikora gatatu, ukabikora kane. Nta muntu ujya kwiga imodoka ngo yiga umunsi umwe ahita amenya kwitwara. C'est impossible. Ni kimwe rero n'ibyo ngibyo. Niba wiga imodoka iminsi myinshi kugira ngo uzabashe kumenya kwitwara, n'inzoga nta gushora, nta n'umuntu ujya kunywa inzoga ngo anywe amacupa 5. C'est impossible. Ujyayo ukanywa kamwe, jobundi ukanywa 2, jobundi ukanywa 3, jobundi mukarushanwa ukanywa 10. Imindi 5. Iyo ugeze ku 10 rero, kugira ngo uzagaruke kuri rimwe cyangwa uhagarike, subconscious mind ni bwa bwonko butamenya, biza automatically bikaza subconscious mind yawe gahita bimenya. Mu rwego rwo kubafasha, James Allen yaravuze ngo ubwonko bwanyu mubufate nka jaride yanyu. Jaride yanyu, indabyo zera muri jaride yanyu ni imyitwarire yacu. Murabyumva neza? Niba ari imyitwarire rero yacu, gira indabyo nziza. Hari abagira indabyo zinuka, zisa nabi, nako si n'indabyo, ubwo ni imyanda, kubera yuko ibyo bashyize muri jaride yabo ni imyanda. Noneho ugiye muri jaride yawe, wareza ugateramo indabo nziza, ni ibitekerezo byiza uba wumva. Wareza ntushaka kubishyira mu bikorwa, bimeze nkaho utabirinda, kubera yuko iyo ugiye gutera jaride, ushobora gutera jaride ariko ugategereza ugasanga ibihuru nibyo byahaje cyane kuruta za ndabo wateri. Usabwa rero guhora uvomerera za ndabo zawe. Niyo mpamvu tubasaba guhora mugira imitekerereze mizima. Umuntu ugira imitekerereze mizima akabinyangamugayo aba ari clear. No kuvuga ngo ntazajya nibavuga iby'amoko azavuga ati aba bantu barindagiye singiye kurya uburozi bwabo, kuko nonese mu by'ukuri ubundi ko nta muntu urajya kwa muganga agiye gusaba ngo bamubwire ko agiye kumutera amaraso. Unarangiza avuga ngo ngo se ngo ayo maraso ugiye kuntera nayo umuhutu, nayo umututsi, nayo umutwa. Ibyo murabibaza? Kutabibaza, impamvu utabibaza rero ni ukuvuga ngo ubu uri mu kaga ushaka kugarura ubuzima bwawe. Nimba se noneho bayagutera utabajije ibyo ngibyo, uzajya kubikubwira we, kandi hose mushobora gufatanya. Nko mu gihugu cyacu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, abantu badushishikarije ubumwe n'ubwiyunge. Murebe resultat y'ibyo tugezeho. Noneho murebe na resultat y'ibyo bagezeho. Ese bundi reka mbaho urugero ikindi kintu kiri negative n'ikindi kiri positive. Izi ni ingero nitangira zo kwigisha, ntagire ubifata nabi. Nk'urugero rwo kuvuga ngo umuntu umwe agize igitekerezo cyo kuvuga ngo u Rwanda ni ruto, nta muntu ntago dushobora kurukwirwamo twese, bamwe niba bagiye. Murebe umubare w'abantu bari bariho icyo gihe n'umubare wa hano no munsi. Undi agize igitekerezo cyo kuvuga ngo u Rwanda ni ruto ariko ni runini mu gutekereza, ni runini mu bikorwa, ni runini mu kuba rwatera imbere, ni runini kuba rwaba technology hub, ni runini kuba twakora ibintu bitangaje abantu isi kaza katwigiraho, ni runini kuba twahana abandi bantu ubuhungiro hahandi hatoye ugasanga ni imitekerereze. Rero no develop iyo mitekerereze ukayigisha abana, cyane cyane ko abana ubwonko bw'abana babugereranya n'iki, babugereranya na simitaruma. Simitaruma yo wanditseho ikintu yo yumye kugisiba biragora. Mu bimenye abo kantu bwakumvize ariko buriya namwe ubwonko bwanyu iyo kungeso mbi nshya buba bumeze nk'iki, buba bumeze nk'isimitaruma. Noneho uko ugenda iyo ngeso uyikuza bugeraho noneho ikuma, yasima yakuma washaka kubisiba bikakugora cyane. Kubisiba kugira ngo bikuvemo bikakugora cyane. Ubu rero kugira imyitwarire myiza ni uguhora ubyibwira. Ukabyibwira subconscious mind yawe ikabiprocessinga ikaza kuguhindura ushaka kubaho. Rero muri make gutekereza niko kwakugejeje aho uri uno munsi. Kubera yuko aho wicaye akakanya wafashe icyemezo cyo kuhajya. Impamvu uri kuhajya no kuba hicaye niyo ifite igisobanuro mu buzima bwawe. Bishatse kuvuga ngo rero dusoza ikintu kugira mu byumve. Twege ntago tugira inyanja nicyo kibazo. Nanjye gutanga urugero rwo mu nyanja, ariko abantu bamumva ubwato bashobora no kuba babugendaho ku kiyaga cya Kivu. Ubwato rero
tugereranye no kuvuga ngo captain w'ubwato uyoboye utwaye ubwato ni conscious mind, ni ubwonko bwawe, ni ubwo bwato kujyana aho gushaka. Noneho rero ubwo bwato aho bugenda icyo bwicayemo ni n'ikigufasha kugira ngo bashe gukomeza kugenda, ni subconscious mind yawe. No kuvuga ngo muri make dufashe conscious mind na subconscious mind, umuntu akabyumva kumva n'uburyo bikora. Ni hahandi no kujya mu rusengero, kwa kundi ujya mu rusengero bakagusengera ukaza bagusaba kwizera ngo banza. Hari umuntu nta muntu bajya basengera ngo akira atizeye, baragusaba ngo izere. Kimwe rero nuko utagiye no mu rusengero ukizera wowe ubwawe, n'ubundi still ingaruka byakugiraho wizeye uri mu rusengero unizeye udahari. Ikibazo kinakomeye cyane gituma abantu rimwe na rimwe beliefs zabo zibayobora mu ntoza. Hari igihe umuntu atagusobanurira ibintu uko bikora nuko Imana yabiremye ngo bikore nyine, we akakubwira ko ari Imana ibimubwiye. Noneho ugatangira kumwubaha, akoga nk'amazi. Mujya mubumva abantu boga amazi bakababwira abakristo ngo nibayakarabe, akaraba ayo mazi cyangwa se akayanywa kugira ngo abashe gukira, ngo ryama ngurisha ibyatsi ngo kugira ngo ugire gute. Iyo myemerere, hari n'abantu bita abanidiste, abantu bambara ubusa, baba bambaye ubusa rwose buri ugasanga mu rugo bose bambaye ubusa ngo bari gusenga. Rukuvuga ngo imyemerere yanyu ituruka muri subconscious mind, ubishyiramo gake ukageraho ukabyemera bikajya byikora automatic. Nkuko wewe wize ikintu nacyo kikora automatic kubera yuko wabitse bwa bwenge aho ngaho. Nanjye ibindi kubabwira ndi no kubasobanurira mfite firm conviction, ntago ari ibintu bije akakanya, ni ibintu nabitse mu bwonko bimaramo igihe kirekire muri subconscious mind yanjye, noneho bitangira kujya hanze kugira ngo bibagaragarize icyo ntekereza n'icyo nifuriza abantu. Ikintu kimwe rero nabifuriza kugira ngo bibafashe, irinde ibi bintu bitatu bikurikira. Ubundi kamere yacu iteye itinya ikintu giteye ubwoba, kuko ubwoba buba bugira ngo ubashe kwirinda. Hari icyo bita worry burnout, uko Dr. Kazungu yigeze kubidusobanuriraho, aho umuntu akurikirana ibintu continue negative, ibintu biri negative ugahora bikurikirana. Umuntu agakurikirana intambara yo muri Ukraine kuva yatangira, agahita kubitaho yo muri Kongo M23 kuva yatangira. Kandi icyambere, nturi umusirikare, nturi gutanga igitekerezo cy'ubusirikare, nta nubwo uri gushaka strategic. Kandi hari abantu bari kuri front line bafite nabo mu miryango, wowe wakabaye uri muri private sector uri gutekereza uburyo abo bana babyara nk'abantu bari kutushakira umutekano bazabaho gute, baziga gute nimba uri umwarimu, aho kugira ngo ujye gufokasinga wenda ku rugero gukwirwa abarimu nibo barera abana, aho gufokasinga ku ibyo bintu by'intambara utigisha n'amateka bitaranaba n'amateka. Noneho ugatangira kubifokasinga aho umwanya munini aho gukora ubushakashatsi nimba uri umuscientifique kugira ngo wigishe umwana ibintu byo muri science, wa mwana nawe azabe agira akamaro mu gihugu, ugira umumaro aho uri, wizere urwego ruri gukora ibyo bindi. Icyo kintu cyo kugira ubwoba cy'umuntu gutera ubwoba, aho kugira ngo urapfa akanya nudakora ibi uragira gutya, cyane cyane no mu nsengero bakubwira ngo intambara zigiye kuba ngo biki n'ibiki, ukajya mukabyumva uzi kugeraho. Niba abandi bajya kubwira ngo ufite gufata irangamuntu ngo bagiye kubandikaho ikimenyetso cya 666 bakabyanga completely, kubera yuko bamaze igihe babibwira subconscious mind yabo batangiye kubyizera, ariko wowe wabona ukabita basazi, ariko mu by'ukuri ni ibitekerezo byabo baba barareze mu ibanga. James Ryan rero hari ikintu abivuga, aravuga ngo ibi ntabwo isi duhishira kuruta uko duhishura. Ibyo utekereza mu ibanga bizajya hanze mu bikorwa. Nimba utekereza kuvuga ngo uri umuntu mwiza, igihe icyo ari cyo cyose niyo uhuye na circumstance ugomba kwitwara neza. Icya kabiri ugomba kwitondera kindi ni ikintu cy'urwango. Iyo umuntu avuze akavuga na bariya, uhita utangira kwishaka aho uri wowe, ukavuga batuvuze hiki, bariya baradushaka hiki. Ibyo ngibyo ni ibintu bagiye bazana n'ubundi biri mu miterere yacu kugira ngo umuntu abashe kugira ubwoba, abashe no kubona uburyo yirinda bariya na bano na bariya. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bibi nabyo udakwiye guha umwanya. Iyo bihaye umwanya urabirera mu ibanga, bizajya hanze byanze bikunze, kandi nibijya hanze bizajya hanze bikwereka. Ibyo tubyumva mu isi kamere ariko ntitubyumva mu isi y'ubuzima. Nuko na James Ryan yavuze isi kamere, impamvu tubyumva ntabwo uzi neza yuko nutera amashaza uzasarura amashaza, utazasarura ibigori. Ibyo urabizi mu isi kamere. None bibi bitekerezo bibi, make sure ko results zizaba mbi. Nubwo zaba ziri nziza no munsi, tuvuga wagiye kwiba, wapanze gahunda zo kwiba, uribye ntibagufasha, urishimye wikomye mu mashyi, ejo ntibagufata mu buroko,
wabyumvize kubera yuko ntabwo isi ishobora guhishira abantu ngo bagirire neza mu bintu bibi byabo. Twagiye ku kintu twakwita cya gatatu rero, ibintu by'ubusambo. Abantu bashaka amashortcut bakakubwira ngo hano shyiramo amafaranga urahita ujya kuba 10 na kangahe, shyiramo wowe hari inzira nziza zikoroheye urahita bikorohera. Ibyo bintu uko ari bitatu, subconscious mind. Waruzi umuntu impamvu umuntu agira addiction kuri betting, ubushakashatsi bugaragaza yuko betting ikorwa n'abantu b'abakene bizerera mu mahirwe kuruta gukora. You understand? Ibi bintu mu byumve neza. Betting, ngiye kubaho urugero rwa betting. Ibi sinzi tusanzwe tubifite muri society yacu, ngiye kubaho mu rugero rugaragara. Ubundi betting ukundi koze abayamamaza bakwereka ngo tugiye kuguhereza iki kintu cyiza cy'agaciro, ukabona umuntu umwe yagifasha ariko ntumenye process yagifashemo. Ngiye kubaho urugero, ushobora kuba utanga 500 cyangwa 1000, warangiza ukavuga ati jewe nimba abantu ba betinze batanga 500 ari miliyoni wenda 3, nukuvuga ngo probability ni ikintu, c'est le nombre de cas favorable sur le nombre de cas possible. Nukuvuga ngo niyo probability nyine. Ufashe abantu miliyoni 3 bakoze betting c'est le nombre de cas favorable sur le nombre nako probability, iriya ni probability betting, c'est le nombre de cas favorable sur le nombre de cas possible. Nukuvuga ngo nimba bakweretse umuntu ukabona imara afata ikintu runaka, wowe tuvuga ati nanjye kirane ngiye ukwiye kubugifata, ariko process byanyuzemo. Reka mbahe nk'urugero, niba abantu bakoze betting muri miliyoni 14 z'abatuye u Rwanda, harimo abantu miliyoni 3 bakoze betting, hakabamo wenda 2 bakinnye kabiri, tukaba wenda nka miliyoni 3,500 cyangwa miliyoni 4 bakinnye. Ni ukuvuga ngo niba mupiganirwa ikintu runaka, icyo kintu ni kimwe, nugifata ukakigabanya miliyoni 3,500, ubwo uzabona agaciro ka 500 yawe ugiye gutanga ni 0,0,0,0,0,0. Niyo mahirwe ufite yo gutsindira icyo kintu, ariko kubera wakibonye bakerekana ko bari kugitanga, uriya muntu ntago uzi ko ari amahirwe yamukuyeho, afite probability ya 0,0,0,0,0 nani mazero ari inyuma. Rero niyo mpamvu abantu b'abahanga batizerera mu mahirwe. Niyo mpamvu namubwira yo ikindi barakubwiye bati ubundi ni zana iyo ni grid ndi kubasobanurira. Nugomeza kubikuza bakakubwira ngo fata amafaranga yawe nyakube 15 ugakora ku mwaka ugasanga return on investment, amafaranga washoye inyungu yayo irangana n'inshuro 1,400 bijya bibaho ku mwaka. Iyo nyungu ntikibaho. Ni nayo mpamvu abantu bazi ubwenge nyine bakoresha udufaranga twabo neza gake, bakabona dukeya ariko twizewe kuruta kujya gufata byinshi by'umurengera batazageraho. Soza rero reka mbabwire, mumfashe abantu bakurikirana Mix Venture, kuko twifuza ko ubuzima bwanyu buhinduka. Kimwe mu bintu cyonyine gishobora guhindura ubuzima bwanyu ni uguhindura ibyo mutekereza. Ni ukuvuga ngo nimba utekereza ibintu bibi, itege yuko n'umusaruro uzaba mubi. Ni nk'uko utatera jaride ahantu witege yuko hazaza ibihuru, ntabwo hazaza indabo nziza rwose. Ahantu hadahingwa hatateguwe nta jaride tuhasanga. Icya kabiri, ariko ntuzarabivuze, Albert Einstein ni umunyabwenge arazwi, niwe wakoze amateori ya relativity n'ibindi, yaravuze ngo ntushobora gukemura ikibazo ugifite imitekerereze yagiteye. Iyi technology iri hanze ahangaha, ahubwo nibyo itarazanira bizana, igiye kubazanira rwose. Abantu abarwayi bafite telefone bashobora kwifata amavideo. Nimba umuntu ashobora kurwara akagera ku rwego rwo kwikeba, nkuko babidusobanuriye mu biganiro byatambutse na Dr. Kazungu, akikata, kwambara ubusa urumva ari ikintu gitangaje. Ese tuzamenya gute kuri ya muntu wambaye ubusa atarwaye? Ese ko mubonye umusazi mu muhanda wambaye ubusa mutabyitaho cyane, mutaguma no kubitekerezaho, ariko mwamubona kuri social media kubera yabashije kubona? Rega none se kera najyaga nibaza ko umuntu mukuru adashobora kuba wenda afite ubwenge bukeya cyatakora ibintu bigira, ariko baje kunsobanura yuko n'umuntu w'ikigoryi ashobora gukuza mu myaka. Bishatse kuvuga ngo rero n'umuntu muzima wari ufite amafaranga, wari ufite ibintu byiza, ashobora kurwara. Muri uko kurwara rero nagira imyitwarire mibi, warangiza ukavuga ngo kuko afite telefone yo kugaragaza ubwambure bwiwe ari umusazi. N'urugero, umusazi turajya tubibona hari igihe arwara akabasha kuba yakiyambura mu muhanda kanahanyura, ntihagire n'umuntu umwitaho, akabona ko ari umusazi. Ariko nimba umubonye kuri social media
uravuga ngo byacitse usharinga abandi wishyure n'amafaranga ubundi ubugoryi burenze umbarire ndatokaye ariko n'ubundi icyo kintu nta abarwayi nabo bagira telefone none se ubu no munsi nubwo ntabyifuza kuko n'Imana ntiyabikora kuko ndashaka gufasha n'abantu benshi nanjye uri kukwigisha ibi ngibi aka kanya ejo ubuzima bushobora guhinduka nkarwara n'urugero nindwara kusharinga kuvuga ahubwo mwakabaye mumba hafi nimba ari ujyana kwa muganga kanjyana kwa muganga mugakumira ibyo ngibyo kuko ikimenyetso cy'uko umuntu arwaye nicyo ngicyo n'uwikata ntago aba yikata kuko yishimye yikata kuko arwaye. So muri make rero murinde ibitekerezo byanyu murinde n'ubwonko bwanyu nimba ushaka kugira ubuzima buzima rinda ibitekerezo byawe kuko nibyo bigena ubuzima uzabaho. Ntushobora kugira ubuzima bwiza, ntushobora kugira umubiri mwiza, ntushobora kuba physically fit utagize imitekerereze myiza kandi utishyuye igiciro bisabwa. Muri make ya nibyo ngibyo twashaka kuganira ku mitekerereze. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane, tuzajya duhora tubazanira ibitekerezo byiza uzabyumva bizamubyarira umusaruro. Amahirwe masa mu buzima.